Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze inshuti bakunzi b'umusaraba, Imana ibahe umugisha. Muri iyi minsi rero muri iyi minsi murabizi ko dufite gahunda ya General Conference ku Badiventiste b'umunsi wa karindwi. Iyo mvuze General Conference mpita mwumva icyo ari cyo. Harimo haraba hagiye kuba gahunda y'amatora yo gutora abayobozi bazayobora muri iyi manda y'imyaka 5 ikurikiyeho. Rero iyi manda naje kuyibonamo ibintu navuga ngo bisa nk'ibitangaje. Reka mbyite ngo bisa nk'ibitangaje, kandi koko biratangaje kubera ko harimo haraberamo ibitangaza. Kugera kuri iyi nshuro ikibazo cya COVID-19 cyagarutse. Ikibazo cya COVID-19 cyagarutse, aho abantu bamwe batangiye kubivugaho bavuga uburyo itorero rishobora kuba ryaratandukiriye rigahatira abantu kwikingiza kandi bitari ngombwa. Ndetse na Ted Wilson, umuyobozi wa General Conference, nawe hari ikintu yabivuzeho, ariko abantu bamwe ntabwo ari kubivugaho rumwe kubera impamvu zigiye zitandukanye. Hari umuvandimwe umwe wo muri North American Division niwe wabaye icyo kibazo, avuga ati se ko ibyanditswe byera bitubwira ko dukwiriye gushingira kuri Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi, tukaba tubona itorero ryarifatanyije na UN by'umwihariko mu gihe cya COVID-19 bahatira abantu kwikingiza. Ibintu byari bimeze bite? Umuyobozi Ted Wilson yamusubije amubwira ngo twebwe nta bantu twese duhatiriza, byane muri iyo session, twebwe nta bantu twese duhatiriza kwikingiza, ahubwo twabwiye buri muntu wese ko umutimanama we ari ukwiriye gufata umwanzuro. Ariko bamwe bakavuga bati se niba ari gutyo byagenze muri General Conference mukamuvuga ko nta muntu wigeze muhatiriza, tukaba turimo tubona mu bitaro by'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ndetse no mu mashuri abantu batekingije barirukanwe, uwo waba ari umutimanama murimo muravuga mwaragaragaje ibintu. Rero impamvu navuze ngo ntago ari ibintu bisanzwe, bisa nkaho biri kugenda noneho bishyirwa ahagaragara, ariko kandi basaba kugira ngo abantu navuga ngo dufite ishyaka ry'Imana dusengere iyi session, kubera ko ni session nabonye irimo ibintu bigiye bikomakomeye. Impamvu ze ngo irimo ibintu bikomakomeye nuko harimo n'imyanzuro y'uko hashyirwaho delegation igomba kujya ifata imyanzuro ku bintu bimwe na bimwe, ku buryo atari ngombwa ko ibintu biba mu matora, ahubwo nyine abantu bakingeginga baje guhabwa imyanzuro. Kandi ibi ngibi ntabwo ari byo. Twebwe ubundi iwacu mu Badiventiste dusanzwe tuzi ko gahunda yacu ni demokarasi. Ntago ruvuga ngo itsinda runaka riragenda ngo ryicare ngo rifate imyanzuro, oya, ahubwo ubundi buri mwizera wese aba yifitiye ijambo. Ariko iyi gahunda nayo irimo irazamo. Iyi gahunda rero barimo nayo ni kimwe mu bishobora kuzaganirwaho, cyo kuvuga ko bashyiraho delegation committee yo kugira ngo abantu bajye bicara bafate imyanzuro, ubundi asigaye bazanye imyanzuro abantu. Kandi ibindi biramuka bibayeho bishobora kuzabona ingorane zitandukanye. Ubusanzwe twisuzumiraga mu byanditswe byera, twireberaga mu byahumetswe n'Imana, niho twakoraga imyanzuro. Ariko iyo hatangiye kuzaho abasesenguzi n'abafata imyanzuro, niho usanga nyine rimwe na rimwe hajemo amarangamutima, rimwe na rimwe hakazamo ibintu bitari byiza. Iyo gahunda rero nayo iriho mu bigomba kuzaganirwaho, niyo wenda bitanaganiraho uyu munsi. Turasaba rero kugira ngo abantu mwese mufite ishyaka ry'Imana, cyane ko muri kubona ko muri iyi minsi ibintu bisa nk'ibyamaze guhindura, reka nivuga ngo bisa, ahubwo byamaze guhindura isura. Abantu twamaze gutandukira, uhereye ku mwizera wo hasi kugera ku wo hejuru. Navuga ngo nta makimwe numva ntateye ibuye ku karere, kuko buri muntu wese nyine umuririmbyi yaravuze ngo buri wese afite akamunaniye. Ariko impamvu z'ibi ngibi ni uko hari abantu benshi bamaze gutakaza umurongo. Kandi gutakaza umurongo, twabonye ko mu minsi ya nyuma ibyanditswe byaratubwiye ko mu minsi ya nyuma hazabaho gusubira inyuma cyane, kandi ibyo bintu biragaragara. So rero ni ngombwa ngo dusenge cyane ko ikintu nk'iki ngiki cy'amatora bazavamo abayobozi bafite impact cyangwa se bafite uruhare rukomeye ku murimo w'Imana. Akenshi na kenshi hari igihe ujya kureba ugasanga aba bantu Satani abagabyeho igitero. Doug Batchelor we niwe wavuze ngo ni byiza ko abagambanyi bari mu itorero bakwiriye kurisohokamo aho kugira ngo ari twebwe turisohokamo. Aya magambo nayakunze, ngo ni byiza ko abagambanyi bari mu itorero bakwiriye kurisohokamo aho kugira ngo abe ari twebwe turisohokamo. Ni amagambo meza,
meza pe nawe wumva wakishimira, aho kugira ngo abagambanyi tubahunge, ahubwo niba bakwiriye kuduha ku itorero n'iry'Imana. Yavuze ngo ntabwo turi buvuge amazina, n'ubwo tujye twirebera mu byanditswe byera, ariko byanze bikunze burya aya magambo hari impamvu nyine yavuzwe, kandi impamvu iranazwi ku bantu twagiye dukurikirana ibiganiro bitandukanye byagiye bikorwa n'abantu batandukanye nyine bari mu itorero. Anyway, reka rero ngarukira ahangaha, nagira ngo mbasangize ayo makuru mbasaba kugira ngo musengere mu mutima Imana ibigenze neza, kandi mbifuriza imyiteguro myiza y'isabato. Muri iyi minsi nari maze iminsi nsa nk'uhugiranye, ariko ubu noneho nagarutse akantu ku kandi nta kintu kizongera kutwisoba. Imana ibahe umugisha rero, kandi mukomeze kugubwa neza.